haleluya haleluya. Reka dushime Imana yabanye natwe, reka dushime Imana yakurinze nange ikandinda. Ngaritse uruhande rwawe ni Prophet Rukundo. Uyu munsi wa none tugiye mu mwanya mwiza w'amasengesho, tugiye mu mwanya mwiza kugira ngo dusengane Imana. Bagenzi banjye bajye babibaza ndetse bakanabisaba kugira ngo dukomeze dusengane. Reka ntangire. Ugiye utangiye? Bitangire na tangira ikizadikate. Bakunzi ba IRASOHOZA TV, fashe umwanya ndabashimiye. Ngaritse uruhande rwanyu nitwa Prophet Rukundo. Imana yaraturinze kandi iraturengera. Hari byinshi byagiye ku bugingo bwacu, ariko uyu munsi wa none turi amahoro. Imana yarinze rero nge nawe ikakurinda. Ni ibintu bikomeye yakoze. Reka nkubwire ngo nukuri, kuba ugihumeka, kuba ugenda bigashoboka, kuba utwara imodoka bigashoboka, kuba ukora akazi kawe ka buri munsi bigashoboka, nibyo gutwara Imana yagiye ikora. Yemerera dusenga Imana. Noneho twinjire mu ijambo ry'Imana, tugiye gusengeramo ry'uyu munsi, kuko tugiye gusengana nkuko mwabinsabye. Ariko Imana ishimwe nshuti kuba uri amahoro. Imana ishimwe kuko yarinze ubugingo bwawe. Imana ishimwe kuko yakurinze ikarinda n'igihugu utuyemo. Imana yarakoze. Turagushimiye Kristo mwiza, warinze ubugingo bwacu, warinze umuntu wese udukurikiye hano kuri IRASOHOZA TV. Musabe umugisha kugira ngo ubane nawe kandi ukuri y'ubutwari. Akakanya keza, akakanya kumumaro, la pota la sele elebo shawine staffo lebra santo keli wande sta rebo yasire more fordra. Mwizina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nyemerera iri jambo rigira agaciro, iri jambo rigire agaciro kugiye kuryumva. Akakanya keza k'amasengesho kabohora bumvira ijambo, kabohora ubasha gukurikira akakanya keza tugiyemo. Tubise tubyizeye ko uri Imana y'urukundo. Reka ijambo ryungura imitima benshi kandi rikiza imitima ibabaye. Bisinde mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Uyu munsi wa none tugiye mu mwanya mwiza wo gusenga. Je iruhande rwawe nshuti, nari ngukumbuye. Numvaga umutima wanjye ufite urukumbuzi rwinshi rwo kugaruka iruhande rwawe. Ariko tugiye gusengana Imana muri uyu mwanya. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu Bagalatiya, ibice byaho ni ibice 4. Turasenga mw'iri jambo, turasengera mu bice 4 ku murongo waho wa 13. Abagalatiya agira hatya hati: ntimuraka-ngirira nabi, nubwo muzi yuko indwara y'umubiri ariyo yanzanye iwanyu. Bwa mbere kubabwira ubutumwa bwiza, kandi nubwo iby'umubiri wanjye byababereye ikirushya, ntimurakabihinyura ngo mubicire ifudika, ahubwo mwanyemereye nka marayika w'Imana ndetse nka Kristo Yesu ubwe. Yego. 15. Ariko none kwa kwishima kwanyu kurihe? Ndabahamya yuko muri icyo gihe, iyo bishoboka, muba mwaremeye kwinogora amaso mukayampa. Mbese mpindujwe umwanzi wanyu nuko mbabwire ukuri? Mbese mpindujwe umwanzi wanyu nuko mbabwira ukuri? Nuko mbabwira ukuri. 17. Ba bandi barabikundisha, nyamara si mu buryo bwiza, kuko icyo bashaka ari ukubakingiranira hanze, kugira ngo namwe mubone uko mubihakirizwaho. Icyakora byaba byiza ko mwakundwa mukundiwe mu byiza, atari igihe ndi kumwe namwe gusa, ahubwo iminsi yose. 19. Bana banjye bato,
abo nongereye kuramukwa kugeza aho Kristo azaremerwa muri mwe. Icyama nkaba ndi kumwe nawe. Ubu ngo noroheje ijwi ryanjye kuko mpeze mu rungabangabo ku bwanyu. Reka nsubiremo murongo wa 20 kuko nibyo tugiye gusengeramo cyane. Icyama nkaba ndi kumwe nawe. Ubu ngo noroheje ijwi ryanjye kuko mpeze mu rungabangabo ku bwanyu. Aya ni amagambo ubutumwa bwiza bwatubatuwe mu mategeko, ni ku mutwe uvuga, kandi ni koko ubutumwa bwiza bwaratubatuye. Twari kuzapfa tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko ku bwa Kristo Yesu duhabwa uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Uyu munsi tugiye gusengana Imana ijambo rivuga ngo Yesu. Aya ni amagambo meza Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 4 twahere ku murongo wa 13 dusoma inyungu y'ubutumwa bwiza bwatumariye. Pawulo arabisobanura cyane. Twaye ku murongo wa 13 hatubwiye ngo ntimurakangira nabi nubwo muzi yuko indwara y'umubiri ariyo yanzanye iwanyu, bwa mbere kubabwira ubutumwa bwiza. Aha yasobanuraga imbaraga n'ubutware bw'ubutumwa bwiza. Arabisaba ngo kandi nubwo iby'umubiri wanjye byababereye ikirushya, timurakabihinyura ngo mubicire ifudika cyangwa muvuge ko ari ibinyoma, ahubwo mwanyemeye nka marayika w'Imana ndetse nka Kristo Yesu ubwe. Aya batangiraga ubuhamya ababwira uburyo bemeye ubutumwa bwiza kandi babwakira nk'abakira Kristo ubwe. Imana ishimwe. Hepfo y'isomye ku murongo wa 19 ariyo jambo tugiye guhamagaramo Imana, dufata akanya keza ko gusenga cyane nkuko bagenzi mwagiye mubisaba ngo tuzafata akanya dusenge. N'uyu munsi tugiye gusengana Imana mwari no jambo cyane rifite uyu mutwe uvuga ngo Kristo abe hamwe nawe, aze akurwanirira, aze agira ibyo asenya, aze agira ibyo akura, aze agira ibyo aritura, aze agira ibintu arangiza. Yesu Kristo abe ko ari kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Umva iri jambo 19 cyo gusengeramo riravuga ngo icyama nkaba ndi kumwe nawe. Ubu ngo nohereje n'ijwi ryanjye kuko mbize mu rungabangabo ku bwanyu. Reka nkubwire inshuti yanjye, ndifuza ko Kristo yaza mu ruhande rwawe, aze anesha ibikunesha, aze arwanya ibikurwanya. Pawulo yavuze ubutumwa bwiza kugeza, ariko ashimira cyane Abagalatiya kuko ni bamwe mu bumvisha ubutumwa bwiza ntibabupfusha ubusa, bagerageza kumvira ndetse no kugenda mu bushake bw'Imana. Niyo babonaga umukozi w'Imana Pawulo aje kubwiriza ubutumwa, babifaga agaciro bakagenda nk'uko Imana ishaka. Uyu munsi wa none Imana yakuntumyeho kugira ngo ubwire ijambo rikomeye, kugendana n'Imana. Iyo ugendana n'Imana ibyawe byari byaranze biremera. Mbega kuba hamwe n'Imana ni kimwe mu kimenyetso cyiza cyo gutera intambwe yo kwizera Yesu Kristo mu bugingo bwawe, mu mibereho yawe ya buri munsi. Ijambo riratubwiye ngo icyama nkaba ndi kumwe nawe.
icyampa nange Yesu akaba mu ruhande rwawe, ukagendana nawe, ugakurana nawe, ukavugana nawe, umutima wawe ubugingo bwawe bukizera Yesu Kristo mu bugingo bwawe. Mwizo ntambara zikugoye, mwibyo bibazo uri kubona bikuruhije, mwibyo utakishoboza, ndagira ngo ubwire ngo Yesu ari kumwe nawe, kandi amanukiye no kuza kugutaba, kandi amanukiye no kuza kukurengera, kandi amanukiye no kuza kuneshereza ibi byakuneshaga. Hasotani wene bosa la wene on the sans côte là pelance là ruine instant le on the stefo le bla. Yesu aze mu bikunesha, Yesu agira ibintu arangiza, Yesu agira ibintu akuraho, ntambara z'amakuba zirangize, byagwe n'amakuba birangize, bikugusa umutima birangize, bituma udasinzira birangize, bituma utabonetse birangize, ibyo bikugose mama abirangize. Shelance le bon. Reka dusengana Imana. Paulo andika amagambo meza aravuga ngo cyama nk'abandi kumwe namwe, ubu ngo norejwe n'ijwi ryanjye kuko mpeze mu rungabangabo ku bwanyu. Rungabangabo ni ukutamenya neza umuntu uko ameze, kuko uyu munsi wa none ukabona arakijwe ejo ntabakijijwe. Abantu benshi bari mu rungabangabo, kudahamya neza ibyo bizeye, kudahamya neza Kristo bizeye. Ariko umuntu uri kumwe na Yesu agira uko agenda, agira imyitwarire itandukanye n'iy'abapagani, agira imvugo itandukanye n'iy'abapagani. Reka nkubwire inshuti yanjye, Yesu aze mu ruhande rwawe, Yesu aje mu ruhande rwawe. Ijambo riratubwiye ngo icyampa Yesu akaba ari kumwe nawe, icyampa wa mugabo Yesu akaza agakunesha, icyampa wa musore Yesu akaza agakura ibikurwanya. Reka dusengane Imana, bwire Yesu ngo ngwino, muhamagare mu rugo rwawe, muhamagare mu buzima bwawe, muhamagare mu kazi kawe, muhamagare ku bana bawe, muhamagare ku muryango wawe, aze kubikurwanya, aze kubiguhiga, aze kubikuruhije. Tugiye gusengana Imana. Hala tola bosa le kotala wele mosa fobla shenase le kotala bo. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo rwinshi, wino mu ruhande rw'abagoye, wino mu ruhande rw'abaruhijwe n'uburwayi, wino mu ruhande rw'abadafite kirengera, wino barengere we style omele fo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, in the name of Jesus. Ndirukana imbaraga z'umwijima ku buzima bwawe, ndirukana imbaraga z'abadayimoni ku buzima bwawe, ndirukana imbaraga z'ibega ku buzima bwawe, ndirukana imyuka ibabeshya ku buzima bwawe, ndirukana imyuka ituma udasinzira ku buzima bwawe, ndirukana imigambi yose ya Satani. Abarwayi nibacire mu izina rya Yesu, torawa silemo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya abantu babohoke, akanya nubona Imana, akanya Uwiteka nagoza amarira, akanya neza y'Imana ni kugarukeho. Sholabine sala otasikro, mugisha w'Imana nukugireho, neza y'Imana neze ku buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagusengeye Imana, ndakwingingiye Imana, Imana ni kurwanirire, Imana nize mu ruhande rwawe, Imana niyagare kubiguhagarikisha umutima, Imana nizinesha ibikunesha, Imana nizi kuzuza imbaraga. Haleluya. Mungu nehema Jehova Rafa, uri intwari ku rugamba, uri Imana izashobora kubesha, uri Imana isoza amasezerano. Mu gihe gisa nk'iki wa mwami wanjye we, mu gihe gisa nk'iki wa mujyanama, mu gihe gisa nk'iki Imana itabesha, mu gihe gisa nk'iki Imana isoza amasezerano. Haleluya. Abantu bawe barayushe Imana, bambwiye ngo tubasengere abarwaye indwara z'amayobera, abarwaye indwara zitandukanye, ndabasengera aka kanya. Haleluya. Iri sengesho rigira agaciro. Mwuka wera hazanesha ibanesha, Mwuka wera hazarwanya ibarwanya, Mwuka wera haze mu ruhande rwawe wa mugabo we, Mwuka wera haze mu ruhande rwa musore we, Mwuka wera haza kunesereze ibiri kukunesha n'iki kinyeshana. Rewini esifo rabini odestance lego riweni era haswo haywini mahasta we as we go my win master many one odia winies olo winiangi hasbi winiansi hobra winista olo minie odeka rewans la bini westance le wini motra waburwayi wehunga wanukamiwe hunga, abatabona ibitotsi nibabibone, abarwaye inciko nibashire, abarwaye maso nibashire, abarwaye imitima nibashire, abarwaye kanseri nibashire. Lobia sire gro Uwiteka Imana aragukije, ari kumwe na wa mugabo we, wa musore we arakubohoye, wa mwana muto we arakubohoye. Ndabona mareka w'Imana azanye ikiganza akoze ku buzima bwari bwananiranye. Ndabona mareka w'Uwiteka aje kubohora indwara zananiranye ku buzima bwawe. Ndabona mareka w'Imana aje kubohora ibitagendaga
kukugubwaga neza. Ndabona marayika w'Imana aje mu ruhande rwawe, wa mugabo we, wa musore we, ndabona marayika w'Imana aje kukuneshereza. Haleluya. Hari amashimwe Imana ikuremeye, hari intambara Imana irangije, hari ibyago Imana ikuyeho, hari intambara Imana ikuyeho, hari ibikugoye Imana ikuyeho. Ndabona ikiganza cy'Uwiteka, ndabona ubutabazi bw'Imana, ndabona ineza y'Imana, ndabona amavuta y'Imana ari akujeho, ndabona Imana ikugarura icyizere, ndabona Imana ikujuje amahoro, ndabona ibyari byanze byemeye, ndabona ibyangombwa byawe bitakundaga Imana ibitanze birakunze, ndabona ibyo Satani yarakuriganyije uyu munsi biremeye. Niko Imana ivuze, vuga ngo biremeye. Imana irabyemeye, ibyari byaranze enestayigo, burwayi bwawe burakize kubw'aka kandi kubw'iri sengesho. Ndumva umwuka wera hari kunganiza, hari kumbwira ngo akira kubaho, akira imbaraga, akira amahoro, akira kugubwa neza. Yesu abe mu ruhande rwawe, Yesu abe mu ruhande rw'umuryango, Yesu abe mu ruhande rw'inshuti, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, 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 amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikubwire neza cyane. Nanje kubwira ngo Yesu aze mu ruhande rwawe kandi akuneshereze ibyakuneshaga. Niko ijambo ritubwiye ngo icyama Kristo cyama Imana iri kumwe namwe mw'iki gihe kiruhije. Nshuti yanjye, wifurije kubana n'Imana, wifurije kugubwa neza. Ndabakunda cyane. God bless you, God bless you. Mwakire gukira, mwakire kubohoka mu mwanya mwiza w'amasengesho. Turi kumwe. Bye bye.